niyo ufashe urugendo rwo gushakisha ukuri ukomeje gushakisha hirya no hino ugasoma ijambo ry'Uwiteka ugasoma ibitabo yaba ibyo bavanye muri Bibiliya byinshi ukagenda no ugerageza kureba ko wakumva ijambo ry'Uwiteka ukabanza ukaryandika ku mutima wawe n'ubwenge bwawe ariko ukuri burya kwishakira inzira kandi ukabohora imbohe. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku bintu by'abanunaki cyangwa abanaki nk'uko benshi babita. Bibiliya nayo irabitubwira ko abo bantu babayeho bitwaga Anunnaki abandi bakabita abanaki. Ese abo bantu bari bande? Bamwe bakavuga ngo zari imana. Uku kuri kw'ibi bintu guteye gute? Reka tubanze muri Bibiliya turebe muri Yosuwa 11:21 kugeza kuri 22. Icyo gihe Yosuwa araza amaraho abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire n'ab'i Hebroni n'ab'i Debira n'abo muri Anabu n'abo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda n'abo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isiraheli. Yosuwa arabarimbura rwose n'imidugudu yabo karahava. Nta muntu n'umwe mu banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisiraheli keretse i Gaza n'i Gati na Ashdod niho hasigaye bamwe. Urumva abanunaki uko tubivuga ko tubyumva ya muri Bibiliya biri muri Bibiliya ariko inkuru yuzuye y'aba bantu nta nahamwe iri ariko ngiye kwerekana tugiye kwivana. Umva ahantu hose bari Hebron, bari Debira, bari Anab no mu misozi miremire ya Yuda. Isiraheli yose bari bakwirimo abantu. Noneho bakatubwira ngo basigaye Gaza ni Gati gusa. Abantu ni bande? Aba banaki Anunnaki ni bande? Aba bantu bavuye hehe? Katse tubirebe. Uko rero twe tubishaka tukabireba binyuranye nuko tubibwirwa muri Bibiliya. Bibiliya igahita ikata. Ntago wavuga abantu babaye igihe kirekire ngo uhite ubakata usoma 200 gusa. Byagenze gute? Amateka yabo yagiye he? Noneho urabona ko abahinduye ibitabo bakavana ibitabo muri Bibiliya ukuri kugenda kuza hanze abantu benshi bari gukanguka. Soma Bibiliya yawe ushakishe. Reka turebere mbere ko byinjiramo reka nkubwire nti iyi ni inkuru ituganisha ku kuri kandi aho like kugira ngo utabyihererana bigere ku bantu benshi. Tureba aba banunaki abenshi bita abanaki ni bande? Byagenze gute? Imana za kera ese zasuye isi zivuye mu nyenyeri aribo bita abanunaki akaba ariho havuye inkomoko ya muntu. Abandi tukabwirwa yuko twaremwe mu gitaka. Byagenze gute? Ibi bintu byagenze gute? Reka nongere mbigusubiriremo. Ibyo benshi bita imana za kera zaba koko zaraturutse mu nyenyeri ziza gusura isi ziturutse ngo mu nyenyeri aribo bita abanunaki. Abanaki akaba ariho hakomotse umuntu ariko kwa kundi imana zivuga ngo wibuke muri birahanditse ni muze tureme muntu mu ishusho yacu. Ni muze, Bibiliya iravuga iti ni muze tureme muntu mu ishusho yacu. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo Imana iravuze ngo reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye. Wongere bisome neza. Ni muze tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni muze tureme umuntu mu ishusho yacu. Ibyo bintu benshi ntibabyumva ngo babiganireho ngo babitekerezeho bumve. Abo bantu harimo bahita bavuga bati yari Imana Rurema na Kristo na Mwuka Wera. Okay, niko benshi babyumva. None se Imana iremwa ko ari Imana irema ikorera iremwa rya muntu ko ari imwe? Ntabwo twabwiwe ko Kristo yari ahari n'Imana n'ubwo tubizi ko Kristo ari mu Mana na Mwuka Wera ari mu Mana byose. Noneho kuki babandi bavuga ngo ubutatu butagatifu bakabitandukanya? Tugendeye kuri ibyo ngibyo Kristo urumva ko batamuvana bakavuga ntabwo yari ahari, ariko tuvuze ko Imana yari imwe, ni ukuvuga ngo Kristo yari ahari na Mwuka Wera yari ahari. Ariko ku bagatolika aribo benshi cyane cyangwa n'abandi benshi ntabwo bavuga ko yari ahari kubera ko babyita ubutatu butagatifu. Ariyo mpamvu abantu bahita bavuga ngo abagatolika bavuga ko Imana ari eshatu, ngo Imana Data, ngo Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Urumva aha hantu niho hahera hari amayobera y'ikiremwa muntu. Kuki
ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuze tureme muntu mu ishusho yacu. Reka turebe rero, mu itangiriro Imana yaremye umuntu, irema ijuru n'isi. Nk'uko tusoma mu itangiriro 1:1, Imana yaremye ijuru n'isi, iza kurema umuntu, irema amanywa n'ijoro, irema ya minsi 6 iraruhuka. Ariko amateka ya kera tubwira ko hari ibibazo byinshi tugomba kwibaza. Izi mana zivugwa mu mateka ya kera ni izihe mana? Ese byari ibiremwa by'umwuka cyangwa se byari ibintu bitandukanye birenze? Ese turamutse dusanze inkomoko ya muntu uko tuyibwirwa tutarayibwiwe by'ukuri, inkomoko ya muntu, niyo mpamvu wibaza, yego abirabura bakibaza wenda barimwe mu gitaka, abazungu bavuye, abashinwa bavuye he, abarabu bavuye, abahinde bavuye he, abashinwa, byose byagenze gute kugira ngo bimere uko bimeze uyu munsi? Hari abantu batwenza bakavuga bati bamwe bashatse gukora amakopi y'abandi bahita bamera kuri. Hari amabuye yari yanditseho ayo mateka ya kera muri Samariya, mu Misiri, ibyo bita Maya. Mu isi yose birahari kandi bikavuga ibintu bimwe, bikavuga kuri izo Anunnaki. Kuki bashaka kubihisha? Reka turebe mu by'ukuri ba Anunnaki bari bande. Aho bita Mesopotamiya hari amateka avuga ko hari ibiremwa byabayeyo byari bifite ububasha ku kiremwa muntu. Ariko ibyo bintu bigahita bituma twibaza tuti, ese izo zari imana z'umwuka? Ese byari ibiremwa bifite umubiri ariko noneho biva ku yindi mibumbe? Inyigisho zimwe na zimwe zitubwira ko abo bantu bashobora kuba baravuye mu isanzure, ariko siyansi ikatubwira ngo no, ntabwo byabayeho, ahubwo abantu babyumvise nabi. None niba bitarabayeho, Bibiliya ibyandika ite ko Anunnaki babayeho? Bavuye he? Byagenze gute? Ese nibo baremye umuntu? Ibibazo twibaza ni byinshi. Iyo dushakisha ukuri uribaza ukibaza, aba Anunnaki aho uko bavuga nibo baba baremye umuntu? Noneho se Imana iri hejuru yabo rurema yaba yararetse bakarema umuntu gute? Tukaba turi hano gutya, ibibazo byose twivurugutamo bikaba byaraturutse hehe? Reka turebe. Amateka amwe n'amwe ya kera avuga ko abo bantu ko baremwe mu buryo bumwe butandukanye. Akaryo bituma rero Abanaki bashobora kuba bararemye abantu kugira ngo babe abagaragu babo. Amateka ya kera avuga ko bishobora kuba byarahinduwe kubera indimi zagiye zita agaciro, zimwe zikabura, none abantu bakagenda babihererekanywa uko bitari. Ariko ukibaza ukuntu byageze muri Bibiliya. Ese niba umuntu yararemwe, ninde ufite inyungu mu irangira rya muntu? Kuki Satani nawe ahora yototeye umuntu kugira ngo amurangize akoresheje ibyaha bya muntu? Ese abo Banaki nimba zari izo mana za kera bari bafite iyihe tekinoloji? Bari bameze gute? Iyo ugiye i Samariya ukajya mu Misiri, ukajya yewe n'abasanga ubutaka bo muri Amerika, ukageza Australia, uhasanga amateka avuga kuri Abanaki amwe asa. Noneho bakavuga bati bari bameze nk'ibimanuka byavuye mu ijuru biza ku isi, byigisha abantu gukora ibyuma, gukora ibintu binyuranye byinshi, ubuhinzi n'ubundi bwenge butandukanye. Ariko bikavugwa ko ngo baje ku isi kubera intambara zabereye mu isanzure. Izo ntambara zabereye mu isanzure ni izi. Aho ntabwo ari Satani yashaka kwigira uhambaye kurusha Uwiteka. Wenda abakobwa wenda ari abambari ba Satani bamanukanye nawe. Ariko rero imico yose hirya no hino kwivuga usanga bisa. Yaba aho ngona kubwiye muri Samariya, mu Misiri, asanga ubutaka bw'Amerika, Australia, hirya no hino muri Amerika y'Epfo byose usanga bisa.
ese ibi ngibi byaba ari ibintu bihururanye gusa cyangwa se ahubwo ni ibintu bihishe tutabwirwa? turebe rero, turamutse dusanze amateka ya kera bari bafite tekinoloji ihambaye kurusha n'uyu munsi, ariyo mpamvu usanga amapiramide yubatse tutabasha kuyubaka nk'uko bayubatse. Amateka amwe n'amwe avuga ko yaba iyo migi, yaba intwaro bakoresheje, yaba uko bagendaga hagati y'ikirere kimwe n'ikindi, ibi byose bituma haza ibibazo byinshi cyane, kuko bari bafite tekinoloji ihambaye. Ukuntu bagendaga mu kirere byagiye he, byagenze gute? Ese ibi bintu koko ni inkuru mbarirano gusa cyangwa se ahubwo ni ibindi bintu batatubwira byinshi? Ariko rero reka mubwire, amateka ya kera tubwira ko kuva na kera na kare hari tekinoloji ihambaye irenze ubwenge bwa muntu n'uyu munsi, ku buryo abantu batabasha kugisobanurira. Nk'ibyo bavuga, byajyanaga abantu mu kirere mbere y'uko n'indege ziza. Ibyo bimanuka byavaga iyo ngiyo mu isanzure bikaza ku isi gute byagendaga? Ese byagendaga ku rutaro, bimwe twumva ngo bagenda ku rutaro za Kibungo? Ni ukuvuga ngo hari ukuri twabeshywe kandi guhari. Ese natwe ubwacu dushobora kwisanga turi igice cy'ayo mateka? Kuko benshi na benshi bavuga ko hari umuremyi ukomeye urenze bose. Imana iriho, turabizi twese ko Imana iriho hejuru y'abo banaki. Bikavuga ko abo banaki ari wakoze kopi y'abantu bose tubona ku isi. Kuko uhora wibaza iteka, Abashinwa bavuye he? Abarabu, Abahinde, Abazungu, byagenze gute? Byose urumva n'ibibazo twibaza. Ahangaha rero hakaba ariho hazamo ikibazo cy'abanaki. Abanunaki bivugwa ko aribo bashatse gukora izo kopi bakoresheje bya bivejuru cyangwa bimwe bita ibigiant, bihangange, noneho byirara bana b'abantu, abagore bibyarana nabo, noneho havamo ibigiant, noneho wenda kubera ibihe byagiye bishira, wenda akaba ari bwo wenda tubona ubwoko bw'abantu butandukanye. Ibyo ni ibibazo byinshi twumva twibaza. Abanunaki Bibiliya itubwira igahushuraho 200 gusa. Ibyabo ni ibihe? Bavuye he? Byagenze gute? Yosuwa yabatsinze ate? Nubwo bwose twumva ko ashobora kuba yarakoresha imbaraga z'Uwiteka nk'uko byari byaranditswe na Mose. Mose rero yarabyanditse, kubw'ibyo twakwemera ko Imana ishobora byose ari yahaye imbaraga Yosuwa akabatsinda. None rero dore ikibazo twibaza, niba abo bantu babitwa abanaki cyangwa abanunaki aribo baremye ibyo bintu bindi, wenda bashaka gukora amakopi, bari he? Byagenze gute? Barigitiye hehe n'ibivejuru? Ese Yesu yarabatsinze cyangwa wa mwuzure nawe waraje urabatwara? Byagenze gute? Bivuze iki uyu munsi ku kiremwa muntu iyo twibajije ku banaki? Abanunaki bavuga ko bazanagaruka, tubiganiraho kubera ko bavuga ko bazagaruka nanone. Tugomba kumenya rero icyo bivuze uyu munsi kuri twebwe. Nubwo ngo amateka avuga ko ngo byari ibintu by'umurimbo, ibintu biri aho ngaho by'amateka, kubera ko byumviswe nabi, no, njye ntabwo ariko mbifata. Kuko abanunaki Bibiliya itaranandikwa, hari amateka yari yanditse ku mabuye avuga iby'abanaki, avuga iby'amateka ya kera, uko ibitabo babihinduye muri Bibiliya byose. Ese tugomba gukomeza gushakisha ibisubizo by'ibi bintu, dushakira hanze cyangwa dushaka imbere muri twebwe? Tubanze twimenya aho turimo, tumenye ikintu Uwiteka Imana yadushyizemo, niba koko tutararemwe cyangwa tutaravuye kuri abo banaki, cyangwa se ahubwo tukaba ari twe twaremwe mbere, noneho abo banaki bakaba bakora amakopi, bakaba aribo bakoze, simbizi, yaba Abashinwa yaba Abazungu, simbizi. Cyangwa se turi mu mugambi w'isanzure muremure, ari byo bavuga ngo bizisubiramo, noneho uko byamye bimeze kera. Iyo ushaka kumenya impera y'isi ujya mu itangiriro, no tumenye ukuri ku itangiriro. Rero rero ikibazo gikomeye tugomba kwibaza hano, twaremwe gute? Ese ejo hazaza ha muntu hameze hate? Ko Satani avuga ngo ashaka kurangiza isi n'ibiti. Ikamwereka abanaki cyangwa abanunaki uko bimeze kose,
ntabwo turamenya ibyabo, ntituramenya aho bagiye, aho bavuye, uko byagenze, ibyo bakoze, kuko bivugwa ko bano Anunnaki baraje bifatira isi bayikoresha ibyo bashatse, nyuma igihe kigeraho baratsindwa. Ariko nitumenya ukuri kw'ibi bintu kuzahindura amateka yose, guhindura ibyo bintu bita by'amadini, za siyansi, byose icyarimwe bikubitwe hasi, kuko hejuru ya byose dore ikibazo simusiga rurangiye tugomba kwibaza: ese niba ibi bivejuru bya kera cyangwa ibi bimana bimanuka bya kera byaba ari zo mana zavuye hanze bavuga zikaza ku isi noneho zikifatira muntu kugira ngo zimukoronize, zimugire umucakara? Tubwire icyo bitekerezaho. Anunnaki bavugwa kenshi bashushanywa bameze nk'ibisimba, bameze nk'imitwe y'inyoni, ngo bisigura ko ngo bari bafite ubwenge buhambaye. Bikaravugwa ko bishobora kuba byarubatse izo piramide, bikavugwa ko bari bafite tekinoloji ihambaye. Ese inkomoko ya muntu y'ubu bwoko bunyuranye butanye, biriya bavuga ngo by'izuba, ngo abantu ngo bavuye ngo muri Afurika ngo barazamuka ngo bajya ruguru ngo barahinduka ngo babazungu. None se imyaka n'imyaka abirabura bose bava muri Afurika bakaza mu Burayi, kuki bataba abazungu? Ushobora kuvuga uti ngo byatwaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. No, biriya bintu njye ntabwo njya mbyemera by'uko abirabura ngo bazamutse ngo bakaba abazungu. No, ntabwo mbyemera, ni ibinyoma byose. Kandi noneho ibinyoma abantu benshi barabyemeye, baricara. Iyo wicaye ukibaza, hari n'igihe ureba nk'akarengane abirabura bagira ukibaza, ariko ni icyo umwirabura yakorewe umuzungu? Ibi biterwa n'iki? Ugashaka kwibaza ngo ubimenye, ariko ibyo byose bifite imvo n'imvano kuri uko kuremwa, nuko baje, nuko natwe twese twaje. Noneho amateka ya Bibiliya akavuga ko ubutware buzasubizwa umwirabura, niho biva. Ariko Anunnaki bavuga ko bayoboye isi bakayifata bakayitwara, kuko imyaka n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Inkuru yabo ya nyayo ni iyihe? Bavuye he? Bagiye he? Bari he? Bimeze gute? Bivuga ko bazagaruka. Nakubwira nti weho nimba wumva ufite ikibazo wabibazaho, byandikeho, cyangwa ufite icyo wabivugaho cy'igisubizo byandikeho, noneho dushakishe twese turebe ibi bintu bimeze gute, kuko ukuri byanze bikunze kwishakira inzira kandi ukuri gushira mu biganiro. Ariko icyo nzi cyo nuko uko ugenda usoma ibintu biri muri Bibiliya, ugashaka ibitabo bibivugaho, ugenda ubona ko Bibiliya barayigosoye kabisa, barayigosoye. Mbwira Bibiliya, fata Bibiliya yawe ushakisha Abanaki, babakubwiraho Anunnaki, Abanaki, ubasome. Nta ni 50 irimo 10. None umbwira ukuntu abantu baje bagahindura isi, bakifatira inyoko muntu bakayigira ingaruzwa muheto, bakakora ibintu bakavuga ko bashobora kuba baranaremye ubundi bwoko bw'abantu. Umbwira ukuntu nta n'igitabo cyabo cyuzuye kiri muri Bibiliya. Ntibishoboka gushoboka, kuko byose byerekana ko ibintu byose byarahishwe, ariko ntushobora guhisha ibintu igihe cyose n'abantu bose icyarimwe. Ntibishoboka, kuko byanze bikunze ukuri kuzaza hanze, kandi iyi ni intangiriro. Niwe twabanye rero, nkaba mbashimiye mukandi waraye kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, abantu batangire gukanguka. Dushakishe twese, nawe mukomeje kwiyandikisha kubera gukunda ukuri. Ndabashimiye cyane. Nawe utarandikisha subscribe, tuze dushakisha ukuri, kandi birashoboka ko tuzakugeraho amaherezo. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.